Muri uyu mwanya turi mu mupaka w'u Rwanda n'Ubugande. Ni amahoro. Nyamara bamwe mu baba mu mahanga birirwa bavuga ko u Rwanda nta mahoro, ariko ubu u Rwanda ruratengamaye, ku isi yose umutekano uravugwa mu Rwanda. Aha mubona ni mu mupaka w'u Rwanda n'Ubugande. Mu buzima habaho imbwa nyinshi, ariko imbwa ya mbere nitsindwa ntiyemere ko yatsinzwe. Bavandimwe b'ibigarasha, bavandimwe b'intera hamwe muri Abanyarwanda, nimuze twubake igihugu cyacu, muve mu bugoryi, mwemere ko mwatsinzwe, maze muze Perezida wa Repubulika Paul Kagame, inkotanyi y'ikirenga, itanga imbabazi. Abasirikare batsinzwe n'ubu abahunze baracyahirahira mu mitima yabo bashaka ko bazaza bumva ko bazagaruka bagatera igihugu kandi bakongera bakazana icuraburindi ndetse n'ubugome mu gihugu, ariko ntabwo bishoboka. Impamvu ya mbere ituma bidashoboka, niba inkotanyi zarambutse ziza guhohora igihugu, zigenda mu bimene by'amacupa zikabitambukamo neza ntibigire icyo bizitwara, ntabwo wambwira ko uyu munsi gukandagira no zambaye inkweto mu bimene by'ibicuma hari icyo byabitwara. Ni nko kugenda nk'uwoga mu mazi, mbega ni nko kunywa amazi. Amateka nk'uko namaze kubibabwira, hano kuri iki kibuga Habyarimana yahahurije abadiplomate bose bo mu Rwanda icyo gihe muri za 1991, abamenyesha yuko inkotanyi ziyazitsinze byarangiye. Ni nabwo bwa mbere yabise ingegera. Hanyuma amaze kubita ingegera, hariya bari bahashyize ibikoni bya kizungu byo gutekera nyine abo badiplomate bari baje. Abana b'inkotanyi bamanuka hariya, yavuze ko nta nkotanyi n'imwe ikiri mu Rwanda. Baraza, abasirikare bakibabona babonaga ko nta kuntu bari burwane nabo. Inkotanyi zari zifite ukuntu zirwana discipline, ziraza zirabagota. Arangije icyo abajepe bamukoreye bahise bagira gute, baramuhungisha mu ndege. Hanyuma inkotanyi ziraza zisanga abadiplomate aho bari bati muhumure rwose turi inkotanyi nta kibazo. Aho yageze, aho inkotanyi Habyarimana yabitiye ingegera, wahubwo niwe wahunze Kigegera. Reka nibwirire Kansinge Nadine, hano turi ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande, ahangaha muri aka karere ka Gicumbi ni iwabo, ariko nanamubwire yuko ibyarimo n'ubuyoba arimo nahinduke, kuko inkotanyi yose itagira uruhare mu kumurokora ubuzima bwe. Nagira ngo mubwire ngo uyu munsi nagarutse kuri Kiliziya Gatolika, aho bitaga muri segiteri J igihe cya 1994. Inkotanyi zimaze kutubohora, turi imfubyi twembi n'abandi tubana. Yararezwe uyu munsi yarezwe ari imfubyi turabana, ariko nabandi ariko n'inkotanyi, Mama Dafroza, Mama Betty, Mama Ingabire Makire, bariya bose nibo batugaburiraga nyuma yo kutuvana mu rupfu, ababyeyi bamaze kwicwa muri jenoside. Buriya yarimo kuvuga kuriya nabana, ariko se Kansinge ni uwamuroze ntiyakarabye. Niba yanakarabye nta nubwo yanogeje no mu nzara, niba atarogeje mu nzara nta nubwo yisize. Mu by'ukuri uriya hari igihe havuga ni nk'ubungurutse agenda nkamushikanuza, nkamugarura muri segiteri J hano mu karere ka Gicumbi. Noneho namwibutse neza ibyumba kuri Kiliziya, uri kubyumva, kuri Kiliziya Gatolika, oya da, kuri Kiliziya Gatolika. Noneho na hariya mu mashuri yo muri groupe scolaire, muri groupe ya hanga muri groupe scolaire de la Salle, aho hantu twarahabanye rwose. Tumanukana, mwibutse tujya kuzana ibyo kurya, inkotanyi zigiye kuduha ibyo kurya, turi kumanuka gasozi twerekeza hejuru ya Buhanda. Aha arahibuka, urahibuka, afite gahunda yo kuza mu Rwanda mwaka. Araza mu Rwanda, azabanza anyureho, abanza mbwira ukuntu yabaye ikigarasha cyagarashutse. Ngo byanduhira abandi ukanguha amakuru, ariko yageretseho ngo ni ijoke, kanguha amakuru ngiye yabaye ikijoke. Ibigarasha byitwa ngo byanduhira abandi bifite gahunda yo kuza mu Rwanda, ngo byamubakira abandi, ariko n'ubundi byose n'iryabo bifite gahunda yo kuza mu Rwanda mu mpera z'uyu mwaka. Urumva mutware ibyo bigarasha
byose bimwe byirwa bisebya u Rwanda bisebya leta y'Abanyarwanda ngo mu mpera z'umwaka afite gahunda kuza mu Rwanda noneho iki jokeri kikaza ngo makumyabiri na kane se Yesu Kristo umwaka usengesha uriya mwaka gurasengeye oya ni karibu uriya mwaka asengeye azaze tumusengere ikidakoze ntabwo musengere zira dayimoni ntabwo yagera mu Rwanda zikashira wenda kuko abanyamasengesho nicyo nkundira inkota uriya nanjye ndere nicyo nkundira inkota murambikaho ibiganza nyabingi zose zikamuvamo twari umuhoza n'abandi dukunda kugaragaza ko bahagaze uranyambaga impamvu bavuga biriya byose n'ubundi nuko baba bafite imibanire ya hafi n'abantu batushyize mu icuraburindi bagahunga igihugu gitemba amaraso ubu ngubu murabona aho tugeze Victoire Umuhoza yagaragaye mu bantu bashinze iriya mitwe n'ubundi yakoze jenoside imaze kwihuriza muri Kongo n'ubu ngubu barimo gukora jenoside muri Kongo Victoire Umuhoza n'ubundi agaragara ahabwa amafaranga n'abari bandereye bazi gukora jenoside mu Rwanda n'abapadiri Nahimana biyita abanyapolitike padiri wataye babona ni Imana abo bose bakusanya amafaranga bakamuha kugira ngo ahure urubyiruko none rutangiye gupfobya jenoside rutangiye kuvuga ko u Rwanda nta kigenda rero kuba yavuga ko u Rwanda rufite ikibazo n'ikindi gihugu agashaka kudutera ntabwo ari ibintu bishyashya rwose urubyiruko rubyumve ahubwo bajye bacunga konti z'ibyo yandika n'ibyo avuga ubu ngubu asa nk'ugabanya ubugambo ngo abone viza ariko mu Rwanda ntabwo kubona viza ari uko umuntu yaretse ubugambo n'ubundi nareka ubugambanyi mu kwezi gushize yavuga ko mu Rwanda serivisi rwose ari mbi ntaho bamwakira ariko muri uko turimo yandika ko president yagiye neza n'urugwiro n'inzego zose kubera ngo arashaka visa rero nagiye mbavuge iyo visa ashaka kugira ashaka ibigarasha nashaka nagende rwose Viga twamaze nta kintu kugabanya kimwe tumaze kugera diaspora rero ni ukuvuga ngo kuduteranya na diaspora abantu bari muri diaspora duteranya nabo niba abana bari muri jambo SPL n'ubundi bakomotse ku babyeyi bakoze jenoside bafite ya myumvire diaspora dufite aba diaspora bazima beza bumva icyerekezo cy'u Rwanda bumva habaye ibiza bagatanga contribution yabo bumva habaye ikibazo bagatabara tujya kwibuka diaspora yose ikaza mbese dukora ubukwe diaspora ikaza abita diaspora duteranya nabo n'ubundi nandi bo muri jambo SPL n'abandi bitwa baryango bakomotse kuri ababyeyi bakoze jenoside reka nigarukire ku kigarasha cya hano mu karere ka Gicumbi cyitwa BM Habyarimana wabaye ministre w'ingabo bakaba ari Kigali uyu munsi nababwiye iki kibuga nagira ngo mwibutse amateka yuko ariho yamenye ko inkotanyi ari abantu zamuhaye ubuzima abwira Habyarimana ati rero bayi ngiye kujya mu nkotanyi kuko ndimo ndareba nkasanga abo turwana n'abari abavandimwe cyane fata inzira kiragenda kandi bafite icyerekezo aza mu inkotanyi zimugira n'icyizere zimugira minisitiri zimuha ubuzima zamuguriye ikote kugira ngo arahire agende bagure wagira mu ngo bamuguriye ikote wese ntabizi kigarasha kirabizi rukokoma urumva hanyuma aha naho aho shebuja yitiye inkotanyi ngo ni ingegera dore n'abagabo bahagaze bwuma atashiko rero buriya rero nabonye yarahenganye n'iminwa ako se yabuzwa n'iki guhenga amazi babyita gukobana yarakobanye ngewe natunguye ukuntu generali akobana umunwa ugahengama ariko guhengama bifite ukuri nta muntu yamukira u Rwanda wagira amahoro ariko akwiye gukobana uruhanga rw'abanyarwanda imana y'abanyarwanda no kuva kera ubizi komeza umuntu wayemukira u Rwanda ukuntu imana imuhana y'abanyarwanda kuva kera kose u Rwanda wabene imana kuruhemukira kuko n'u Rwanda rwahawe kubera ko irara hano ikirirwa hano ntabwo igitaha erega niyo mpamvu ku manywa twaburaga amahoro nijoro akaba ariho tuvamo kiriya gihe uribuka ko amahoro yabonekaga nijoro imana bari barayirukanye ku manywa mwibuke yuko imana y'abanyarwanda n'ubu mu muco w'abanyarwanda bagira gute
iyo ugiye kuryama amazi yashize mu nzu ugomba gusigamo amazi yo kurema kugira ngo ariko Imana iza kurema isange hari amazi mu nzu niyo yaba ari mu gikombe. ashaka gutuma kuri twagira mu ngo anabwira urubyiruko gatoya. Muri iyi minsi twagira umugore mu kwandika amagambo menshi kuri twitaye apfobya jenoside yakorewe abatutsi anasebya abayobozi bakuru b'igihugu anasebya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda arananiwe ngira ngo yashatse akana ndetse agakora ikintu kibi cyane cyo gushaka no guhakana ko jenoside itabayeho. Twagira mu ngo niwe muntu wa mbere wahaye ingabo z'umuryango w'abibumbye amakuru ko jenoside igiye kuba kandi yaje hano ku murindi w'intwari. ni ukuvuga icyo gihe ajya kwa Dallaire amuhuza n'uhagarariye interahamwe mu mujyi wa Kigali ababwira kuko batejwe ku buryo bashobora kwica abantu umubare uyu n'uyu mu isaha imwe. Twagira mu ngo ayo makuru yari yatanze ariko ubu none arimo kugenda apfobya jenoside avuga ko itabaye kugira ngo ayobye urubyiruko narubwira ngo rwitonde birene arimo kwandika byose ni inda nini n'ubusambo inda nini n'ubusambo. ubwo butumwa uhaye urubyiruko reka nongereho ubundi urubyiruko murabona ntacyo mutabona ubutumwa bukomeye cyane no kuri mwebwe mukobwa mushikaje umeze rwose mugire isoko muvoma yayi twese tuvoma ninde agaciro yaduhaye na n'isaha kiduhereza ibindi byose mubyumve kubyumva ntabwo muzabura kubyumva ariko namwe mwirebere icyo bagomba gukora rero nk'urubyiruko message ngiye natanga urubyiruko dufite ibikorwa byinshi tumaze kugezwaho na nyakubahwa perezida wa repubulika afatanyije n'inkotanyi afatanyije n'imitwe ya politiki iri mu Rwanda ihakorera yemewe mu rwego rw'amategeko mu kugira gute mu guteza imbere igihugu. Urubyiruko rero ikintu bakwiriye gukora ni kimwe ni ugusigasira ibi byagezweho hanyuma no kubirinda noneho no kubyongera. Nubwo butumwa ngena nashaka